Okay, turabiyegereje cyane mu kiganiro cy'uyu munsi wa none muri Fast Service Podcast, aho tubana namwe mu buzima bwa buri munsi tuganira bitandukanye. Twari tugize iminsi tutaganira namwe, tubakumbuye cyane. Uyu munsi rero twongeye kandi kuzana ikindi kiganiro cyiza. Reka niyegereze uwo turi kumwe. Murakoze cyane. Umeze ute? Meze neza. Ijwi ntiriraza neza. Ngahe turamutse nyine. Muraho neza abakurikiye First Service Podcast, turabiyegereje cyane. Twishimiye kugaruka muri session yo kuganira. Okay, rakoze. Rero reka tuje mu kiganiro uyu munsi. Tubafite ikiganiro cyiza cyane kandi kigufi. Tekereza ko nta uzovuga ngo cyabaye kirekire ku buryo atacumva. Ni ikiganiro kigizwe n'ibibazo twibajije hejuru y'ubuzima bwacu busanzwe, ariko ubwo nza kuba mvuga mbese abagabo baje mu ruhande rwanje, nawe nuvuga abagore baje mu ruhande rwawe. Kandi niba ngombwa ko haza kubonekamo n'amasomo tugenda twiga, nabyo ni sawa, ariko reka dukora ikiganiro. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo witegure kunsubiza n'abari mu ruhande rwawe mwese. Kibitera. Kirabaza ngo ni ikihe kintu kibera mu rugo udashobora kwihanganira, cyangwa se kiramutse kibaye kikujena kabisa nubwo wacihanganiye ariko kumva byagoranye? Ni ikintu mbese kibi pe? Ni iki? Okay. Ikintu ntihanganira cyangwa se ntashobora kwihanganira sindakimenya, kubera ko we are almost 7 years, tugiye kumara imyaka 7 nyine. Urumva uko biri kose byinshi twagiye tugwamo twashoboye kubyihanganira, ariko kimwe mbona kibi gishobora kungora kwihanganira wenda mu gihe cabaye umuco ari ikintu cisubiramo cyane. Nuko wowe nk'umugabo wanjye ushobora guhinduka being the keyword. Kuko si urumvaga uko ndavuga uko si kumeze, ushobora guhinduka ukaba umuntu utari umwizerwa, ukaba umwescro, ukaba umutekamitwe, ugasanga ngiye kugira umugabo w'umutekamitwe, mbese ukaba umuntu mbese uvuga ikintu ariko ntitumenye ico uvuze, you know. Ukaba umuntu uvuga ariko abantu bakaba batangiye kumenya nk'umuntu yuvuze ntago dushobora kwizera ahubwo dushobora ku expectinga B, cyangwa se bikaba bizonagera kuri C or D. Umuntu utakira umwizerwa pe. Mbese ukaba uri umuntu utari umwizerwa kuri nge. Urumva wenda bishobora kuza kugerera hanze muri societe, kuko ubundi nge ntekereza ko muri buno buzima nyine bw'urushako n'ibiki, nkanjye nk'umugore mu by'ukuri nimba hari umuntu mba mpaye respect cyangwa se icyubahiro kiri hejuru, ni wowe nk'umutware wanjye. Ni ukuvuga ngo ni wowe pe. Rero ingeso, urumva nyine ikintu kibi numvishe nshoboye gukora imbere yawe cyangwa kugukorera, n'ubwo Imana undi muntu uri hanze we none namukubira 7 kubera ko ni mbese numva suko kwitwararika wenda cyane kubera izindi mpamvu, ariko nyine kubera agaciro ufite mu buzima bwanjye n'agaciro k'iyi mariage yacu, nyine umuntu aba yumva kabisa ugomba kwitwararika ukaba nyine mwiza ku wundi muntu. Rero uramutse ugeze kuri extent utari umwizerwa kuri njye, ubwo hanze gaho nyine biba byaracitse, abantu baba bakubuza. Urumva mba nakunaniye wavuze ko ari cyo kintu kigoye kuri wewe. Biragoye umugabo uvuga ngo ngiye ahangaha ngiye mu mujyi, kandi ukiraho hari abagabo bazabesha abagore akama mubwira ngo giraho cyangwa ngo ndaje kukwereka, ngo ndaza kukwereka ibintu bizingazinze, akama kuzinga ucyo ati uyu mugabo kutuza twumvikana twatazavuga ibintu nyine ngo abishire nyine ku murongo ubone ari ibintu bimeze neza. Ni ukuvuga ngo nyine umugabo turi kubivuga nyine mu buryo buri fan, ariko ni ikintu kibabaje kandi kibaho. Urumva uwo mugabo ari danger.
ubu uri dangerous kuko uri umugabo icya mbere uri umutwe w'urugo uri umuyobozi ese urugo nirugira umuyobozi umubeshi w'umubeshyi w'umwescrow utari accountable umuntu udashobora kwizera ngo umuhaye kino kintu aragikora by the way tukiri aho ngaho let me tell you something hari karakteri yawe ni karakteri hari no ryo jambo ndaribuze ariko ni karakteri hari uburyo nyine uteye nkunda like hari ukuntu babwire niwe ndi kubwira urumva not necessarily kuri nge ariko hari ikintu nyine nkuziho ko iyo wiyemeje gukora ikintu n'urugero n'abantu mukorana be it at work be it muri ministry n'ahandi uri umuntu nyine iyo wavuze ngo urakora kino kintu like uba uri committed kugikora nubwo nyine bishobora kuzanamo utundi tuntu maho hagati ariko nyine nkunda uburyo ugaragaza commitment ku kintu wavuze especially ikintu wasezeranye n'abandi bantu uba wumva nyine ugomba kugikora to completion sometimes bikagaragara ko ushobora no kuba uri muri straininga cyane urimo urasa nkaho urimo nyine ushobora kuvunika cyane cyangwa ukitanga cyane nukurindaga ijambo nimba twaraganye tugomba kubisoza hari igihe uragana n'abantu ukabona nyine witanze cyane ngo ushaka ikintu gikore nubwo mushobora kuba muri icuma ariko wenda bikagaragara ko commitment yo guturuka mu bantu bake rero that's something nyine numva nkunda cyane kuri wowe ku bintu ukora rero numva rero ngo umuntu ngo yamenyereye nabi nyine ubwo ndi kuvuga ibintu ntakwihanganira nanone bitewe na experience y'umugabo mfite rero nyine numva umuntu w'umugabo ari ukagomba kuba ateye umuntu uri accountable umuntu ushobora kuragiza ibintu aho ni ku ruhande ukamwizera ko ku ruhande rwanyu nuko umuntu nyine ushobora kuba umuntu ukizera ko abikora umuntu ukubwira ngo yego ukaba uzi ngo nimba umugabo wanjye yambwiye ngo ni yego ni ukuri ko Imana ni yego nta nyine nta oya atari ugushyiraho umuntu pressure wenda ngo ntabwo ashobora guhinduka cyangwa se ntabwo ashobora gutinda kudeliveringa cyangwa iki ariko nyine ukaba uzi ngo kubera ko ari umuntu w'umwizerwa ikintu cabaye of course azaba afite ubusobanuro nyine wenda bushobora kukwerekana imbogamizi zatumye ca kintu kitagerwaho mu gihe cacu ariko niyo accountability yo kumenya ngo nimba habayemo impinduka aho mu rugendo ukazivuga nibyo nka byo twavuze muri communication of course ni ikintu nyine kigaragaza ko uri umuntu uri responsible reka mbivuge gutyo umuntu nyine umuntu ashobora kwizera mu byo uvuga akakwizera no ku yindi mishinga yaba mitoya cyangwa yaba minini ku ruhande rwanje njyewe si byinshi ariko ni bibiri gusa ni bibiri kandi bibiri nazo si bikeya ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kirasa n'ico nanga umuntu umbesha mu buzima kandi yoba umugore yoba umugabo yoba umwana iyo kera umuntu ambeshe tuba duciye ukubiri inza mbona nyine tutoguma no kubana umuntu wo kuma kubesha uyu ntawe reka mureke uko nyine niyo karakteri afite ngombwa ko umuntu nyine hari abo nihanganira ariko nyine kubesha ni ikintu kibi navuga njewe kiza kimbera nyine kibi so wewe uramutse umbeshe bwa mbere simbimenye bwa kabiri iyo ngiye kubimenya noneho ko na mbere ariko byagiye bigenda biba ari ibintu mbese nanga umuntu ubesha muri rusange kumbesha nico kibi kuruta ibindi ni nkaco naje ntobasha kwihanganira kera ugize umugore w'umubeshi yaza kubwira ibintu bimwe akagenda akakuzingazinga akabihindura uwo nta mugore uburimo reka icyo tukireke kubesha ni bibi abagabo babesha n'icyaha abagabo babesha n'abagore babesha ibintu byo kubesha tubihagarike uwo wabwiza umuntu noneho nari ngira ingeso kera yo kuza mbona twapanze gahunda n'abandi nakereza kubageraho nkahita mbabwira nka stage iri imbere y'iyo ngiye kugeraho kandi nkiri tuvuge wenda ku rugero ndi nka mwiki sibyo noneho nkahita mbwira umuntu ngo ngeze junction kandi ndi mwiki kugira ngo woroshe mbese uwo muntu ariko naje gusanga ni bibi wewe wamubwira aho ugeze mwashaka yashaka karakara ariko akamenya icyo ku-expect akamenya ko umubwije ukuri ako kantu uvuze karagize hari abantu bakunda kubeshya noneho gatuvuye ku mugabo n'umugore tugiye muri rusange kubeshya ahantu ugeze biriya bintu ngiye mbona ari bibi cyane kubera ko ibyabaye byabaye you don't know what to expect mu gihe uri mu nzira ese nubeshye umuntu ngo uri ahangaha ukaba ubeshye metero 300
nanjye ngo 300 metero kilometero imbere ngo niho ugeze ntaco bikemura nibirangiza noneho binatinde ntibibe cyangwa se like kubeshya no umuco mubi kandi kubeshya nakantu kajya gatangira ari gato no the more you get comfortable ugatangira kubikora cyane ukazisanga warabaye mubeshyi wow undi nyine wo ku rwego rwo hejuru kandi abantu babeshya menya bazi ngo abandi ntibagiye babibona ibintu zo kubesha tugende tubihagarike icya kabiri ntekereza ko ari kibi kuri njewe kibi kabisa ariko kubeshya biragoye kubesha tubireke ni bibi icya kabiri ntekereza ni ukubana n'umuntu utanyumva wa mudamu we cyangwa wa mugabo we fata umwanya wo kumva umugabo wawe umwumve hari abagore bamwe bazi kuvuga winjira gutya waguye nko mwikosa akamagira ngo pararara wewe wagize ucyo wa umugabo neza akambacanganyikirwa neza none iki kibazo turayikemura gutu uyu muntu kwatabasha kunyumva kandi aho ngaho mvuza abagore ariko abagore niko bakunda nko kuvuga cyane abagabo bagaceceka bidasobanuye ko abagabo atari abanyamakosa ariko uburyo byahagombye kuba bikemuka nuko hari uwakaba avuga ngo reka noneho numve mugenzi wanje mutega amatwi nimara kumutega amatwi tuze kuja muri gahunda yo gukemura ikibazo noneho ugasanga ntatanze uwo mwanya bikaba birapfuye ariko rero abantu batuze mu by'ukuri iyo mikoro abagore bagira bazasa nawe bavugira muri mikoro abagore bavuga neza bayigabanya abagore bazabavuga cyane abagore barakijijwe buriya abagore amakosa menshi bagira nyine n'ayandi ariko buriya abagore n'abana beza kubera ko usanga umuntu wakweretse ko arimo aravuga gutyo nyine aba ashaka ko icyo kintu kirangira kikava mu nzira maybe reaction ishobora kuba imeze nabi iwe kubera iki kuza umuntu yakoze ikosa utamenya uburyo ubikora n'ubundi ikibazo nticokosoka none se nuzo wamusakuriza kandi wagombye kwitonda ngo muganire kuri cya kintu mugisoze igihe cyose gukosora umuntu bigira uburyo ubikora ntabwo wahita uvuga nk'iradiyo izo mikoro abantu bagende bazigabanye tuje tuvugira nyine ku ijwi rituje kugira ngo ibibazo bikemuke ikindi kibazo ni ikivuga ngo hari ikibazo hano cyiza cyane nakunze kivuga ngo ese ni ibihe bintu wakwifuza cyangwa se ibintu ushaka ko mugenzi wawe yagukorera mu rugo mbese icyo yagukorera kikakunezeza niki kandi ndabizi nubivuga gutya uraba ubihuriweho n'abagore batari munsi y'ibihumbi 9 cyangwa 10 ushobora gusanga wenda nabo bakunda n'ibindi hari n'abakunda je ndishobora kwico kintu bazotubwira muri comment ndishobora kwico kintu ugiye kuvuga mu gihuriyeho muri benshi so ikintu nge ntekereza nakorerwa nyine kikanshimisha nukoga no kwirebaho ni ikintu kimwe ni igikorwa mbese gishobora gukorwa rimwe ariko mu by'ukuri gikubiyemo ibisubizo iranavuga ngo icyo kintu kiramutse kitabaye ni iki cokwangiza hari icyo cokwangiza ni ukuvuga ngo nge nkunda iyo twicaye turimo turaganira ariko ari umwanya wagizemo uruhare washatse noneho muri icyo kiganiro mbese ari nje waguhamagaye cyangwa ari nje wabishatse ko tuganira then bikaba biri about me ukambaza uko ameze urumva ubwo wenda ntekereza ko icyo kiganiro ntabwo ari ikiganiro cyakorwa buri munsi ni ibintu wenda bishobora gukorwa maybe once a month once a week kigamije iki nibyo ngiye kuvuga nyine mushobora kubikora nyuma y'igihe runaka bitewe n'igihe mubonera umwanya ko none kwishyiraho ngo tuzajya dukora bino bintu kino gihe biragora ariko nyine nk'umugabo nkawe kuri ngewe ukabishyiramo imbaraga ugafata umunsi umwe mu gihe runaka ukashaka kumenya uko ameze ukamenya ibinshimishije ukamenya ibimpangayikishije ukamenya ibyo nifuza ukamenya ibyo nize aho ni mu isi rusange hagati yanjye nawe nk'umubano wanjye nawe ukamenya ibyo ndimo ndashima ukamenya ibyo ndimo ndagaya ukamenya ibyahindutse ukamenya ibyo nifuza ukamenya ibyo nifuza kureka gusiga inyuma simbikomezanye wenda mu rugendo rundi bitewe n'igihe murimo muraganirira
ntekereza ko ibyo ndimo ndabivuga nihuta ariko mu by'ukuri ico ni ikiganiro gishobora gukorwa umwanya muto kiri very intentional ariko kikaguha amakuru ahagije cyangwa se yose yuzuye ku muntu wawe ukamenya uko mubana ukamenya uko mugendana kuko ubuzima abantu barahinduka buriya naje gusanga mbere nari nzi ngo wenda nyine nta n'impamvu runaka yari itumye mbizi ariko numvaga ibintu umuntu azi cyangwa akunda bidashobora guhinduka ariko urugero muri iyi myaka 7 tumaranye tuzuza imyaka 7 mu kwa 10 niyo mpamvu ndimo ndavuga 7 ni ukuvuga ngo ku mwaka wa mbere hari ibintu runaka nakundaga hari ibintu nahaga agaciro ku mwaka wa kabiri birahinduka ni urugero ko usigaye ukunda igikoma cyane kandi wakundaga biswi niki kwa uja nko kubihakana ni igikoma ariko na mbere naragikundaga hasi cyane ubu nyine usigaye ukunda igikoma cyane nuko igikoma ndagikunda kuva na mbere urumva none ugasanga umuntu nyine ugenda uhinduka hari ibintu ugenda ntago bivuze ko wabaye mubi ntago nyine bivuze ko urimo urakura iyo umuntu arimo arakura hari ibintu bimwe ujyana wimukana urumva hari ibindi usiga hari ibindi uvugurura ariko kubera ko ibyo byose ari inama cyangwa se ibintu bibera mu mutwe w'umuntu umwe as much as turi umwe ariko ntago dukoresha umutwe umwe ntago dutekereza mu mutwe umwe rero biba bigomba ko ufata umwanya wabigambiriye ukambaza kugira ngo umenye ibyabaye nyine ubwo mu buzima bwanjye ibyo nakunze ibyo nashimye ibyo nifuza kandi reka nkwereke ni ukuvuga ngo twirebeyeho nyine ndanagushimira ko uwo mwanya ugiye ufata nubwo tutagira igihe runaka ariko nyine ujya unganiriza tujya tuganira ese urumva nabipanga urumva nyine biraba biraba kabisa nyine ndabigushimiye ko uwo mwanya nubwo utagira ngo ntavuga ngo biba ngo once a week cyangwa se every 2 months cyangwa kuba gusa bibaho biraba kandi I'm very grateful rero icyo ngiye kukubaza icyo ngiye kukwereka uzarebe uwo mwanya iyo wabayeho reka ndafunguka nkavuga ibintu even you hari ngira ngo nyine turatangara twimenyaho ibintu tugatangara kubera uwo mwanya ubonetse tukabona ibintu twungutse tukabona ibintu twabonye mu buryo runaka butandukanye urabona ubundi tuba duhurira mu nshingano rusange tuvuge ubu ngubu abantu barahuze cyane ubiye kujya ku kazi nanjye wenda mba ndi mu kazi bitewe na setting y'umuryango wanyu muratashye ni amasaha yo kwita ku bana abana bavuye ku ishuri ntabwo ari ibibazo ni inshingano nziza ariko muhuriyemo nk'amwe mwese ugasanga mugize iyo sako iyo rutine imeze gutyo ibyumweru 2 mu by'ukuri hagati yanjye nawe cyangwa se wowe nk'umuntu nanjye nk'umuntu cyane ko wenda mfite inshingano zo kukumenya nawe ufite inshingano zo kumenya ugasanga noneho hari ibintu byinshi byagiye biba birenze ko akunda umuntu ava ku kazi ukamubaza ngo umunsi wawe wagenze ute akakubwira ngo wagenze neza nyine ubwo nta gikuba cacitse wenda bigaragara cyane wagenze neza ariko mu by'ukuri ugasanga ufite ibintu byinshi byo kuvuga ufite ibintu byinshi wize ufite ibintu byinshi wimenyeho kubera impamvu iyi n'iyi urumva rero nyine uwo mwanya ni mwiza pe uwo mwanya uramutse utabayeho rero ushobora kwangiza ibintu byinshi kubera ko urumva nimba uwo mwanya uba niyo opportunity nyine ubonye yo kumenya umuntu ntabwo kwangiza ibintu byinshi ahubwo kwangiza nyine urugo gusa mushobora gusigara mubanye urugo ruba rugize ikibazo mushobora gusigara ufite umubyeyi mu nzu mufatanyije kurera umwana ufite umugabo nyine muhurira mu nshingano ariko mu by'ukuri hari ibitajya hanze nyine utazi wa muntu muri kumwe ugasanga ahubwo nimba mfite nk'inshuti yanjye magara za nshuti magara nawe uyifite ugasanga nimba ari wa muntu nyine mubana cyane muganira cyane nibo baba bazi byinshi nyine mushobora kwicara ugasanga wa muntu aranzi kurusha umugabo wawe kukurusha noneho wenda nimba tuvuga ari nk'ahantu muri nko ko kundi muri nko magurupe muri gukina nk'imikino runaka abantu bakaba bashobora kuba batangatse ninde ubana nande ahangaha so rero ibyo bintu ni ingenzi ibyo bintu birafasha ibyo bintu ni therapy ibyo bintu bituma umuntu yivoma kandi nawe wafashe uwo mwanya wo kubikora ntago biba bikiri ukumenya ngewe gusa ahubwo bihita biba nyine like
ni ibintu bigenda bigaruka kubera ko ibyo ndimo ndakubwira ubuzima bwanjye kuko wenda ari wowe burimo cyane nimba tuvuganye ibyo umbajije. kandi mu by'ukuri ibintu biba biri aho ngaho muri icyo kiganiro ndatekereza ko ari ibintu bisanzwe kubaza umuntu ngo muri iyi minsi uri muri yumva ute, ese ni ibihe bintu turimo gukora neza, ibyo turi gukora nabi ni ibihe, umeze ute nyine, mbese mu buryo muri state y'imitekerereze yawe imeze ite. tuvuga ko ari ibintu bisanzwe ariko bishobora gutuma umuntu abona ati ibintu ni sawa. akenshi naje gusanga n'igihe wowe we nagize n'ikikugoye kuganira kwawe n'uwo muntu nta gisubizo kiba gikenewe cyane, ni ukumva gusa nyine ni ukumva ugomba kumubwira nyine gusa, wabonye uwo ubibwira gusa, si ngombwa ngo bihite bibonerwa igisubizo, ariko just kuba ubonye uwo ubwira birafasha. nawe wowe wumva nicyo nari ngiye kuvuga, wowe wumva nawe uriga kuko urumva umenya ibyo wakoze neza, umenya ibyo mugenzi wawe yifuza kwenda wakosora, mbese ubaza umuntu ariko nawe mu by'ukuri nyine ukaboneramo umwanya wo kuba wakungukiramo, nimba ari ibyo uhindura ukabihindura. reka mvugire abagabo nabo, ariko se nimvugira abagabo, hari igihe izo nkunda wasanga atari nazo banakunda. jewe icya mbere nkunda ko umugore antekera, kuvuga ngo umugore agomba kuntekera ibiryo nkarya, ndabikunda jewe cyane. n'abandi bagabo yenda twaba tubihuriyeho, si ukuvuga ko n'undi antekeye ntarya, ariko biranezeza cyane iyo ari umugore wantekeye, kuko niwe mba naramenyereye nyine iyo tushe nyine yiwe mba narayimenyereye. umugore wawe azi guteka birenze, biteye ubwoba, azi guteka. niyo mpamvu hari menyana nabikunda ko byarushe biba nyine ibintu ahubwo nuko nyine ese ubundi wazakoze business yo guteka kubizi, uzabishire muri business bize byinjiza n'amafaranga. nkunda ko umugore antekera, n'abandi bagabo twaba tubihuriyeho, n'undi muntu no mu rugo hari abantu benshi bajya bantekera, ariko ngakunda nyine ko umugore antekera, icyo ndagikunda pe. ikindi nyine ngakunda kuntekera. ikindi nkunda nyine ni kunyumva nyine. nkunda ko umuntu anyumva akampa umwanya tukaganira, mbese ntihagire ibintu bisa naho biza nk'amatangazo nka kwa kundi twabivuze ubushize, ariko abantu bakagira ukanyumva kandi kunyumva, ubwo nimbivuga nta kindi mbivugira, ni ugukunda umutuzo. nkunda umutuzo, nkunda ahantu hatuje. niba mushaka ko hari ikintu nkemura, mumpereze umwanya utuje, ntimunsakurize ibintu ngo ibintu z'urusaku biranavuze mbere. nkunda gukorera ahantu hatuje. njyewe niyo nshaka gukora ibintu bizima mbona bishobora kugirira abandi bantu akamaro nanjye ubwanjye, ni ikintu kijanye no gutuza ni ikintu cy'ingenzi kuri njyewe. ukuvuga ngo ni bibiri mvuze, nkunda ahantu hatuje. n'abagabo bose ndatekereza ko umugabo uri ahantu hatuje aba ari productive cyane, cyane rwose. rero niyo mpamvu ntekereza ko ibyo bintu ari ibintu tutafata nk'ibintu bisanzwe. ndumva yenda kuri icyo kibazo ari uko twavuga. ku kindi kibazo, hari ikindi kibazo kivuga ngo ni ikihe kintu mu rugo, ni ikihe kintu mu rugo cyangwa se kibera mu rugo, niba navuga ngo ni irihe kosa ukunda kwisangamo cyane mu rugo, amakosa wisangamo mu rugo ugasanga wariguyemo utabizi cyangwa se unanabizi ariko ugasanga wariguyemo. birasekeje nyine, ndikumva naseka kubera ko cyangwa mpere kuzanje reka ntacyo mvuga icyanjye. impamvu birimo biransetsa nuko biratandukana n'ibintu wavuze. icyifuzo cyawe cyo gutuza wagaragaje, ni ukuvuga ngo ikosa nkunda kwisangamo, ariko nyine ni ikosa kandi I'm trying my best kugira ngo ndebe ko nyine byahinduka. ni ukuvuga ngo mu by'ukuri njyewe ntanga kumara iminota, sinzi ko nanabishobora kumara iminota 15, 20, 30 ndakaye mfite ishu imwe irimo iranzengereza mu mutwe.
simbikunda noneho ugasanga wenda kubera ko nyine ubwo sinabyiza muri wa mwete wo kugira ngo ikintu cabaye nkivuge kirangire hari igihe ushobora kunkorera ikosa of course ukosa uba warikoze riba rihari noneho ariko wenda nanjye nkahita nshaka ko like kuko nta mwanya ngira wo gutwara ibintu muri njyewe ntago rwose nava mu nzu ngo nakurakariye ngo mbanze ngende nkore gahunda zanjye ngo turaza kuvugana nyuma no mbanshaka ngo mpite mbikubwirira aho ngaho birangire menya ko wankoreye amakosa nimba uri bugire umwete wo kwihana nimba uri bugire umwete wo kwihana wo gusaba imbabazi ariko ni byiza gusaba uzisabe kandi nutanazisaba it's not about you it's about me saying what I feel nyine kugira ngo binamveho nkomeze gahunda zanjye nuko uzikuraho nyine mbashaka kubyikuraho nyine nikomereza umunsi wanjye rero muri iyo gahunda yo kubyikuraho nyine ngisanga ndimo ndavugira hejuru ukuntu ndimo ndatongana kubera ko urumva nyine biba bikiri fresh amarangamutima ameze ukuntu nyine akenshi wowe ntubikunde kubera ko uri umuntu utuje uri umuntu ukunda ko ibintu bikemuka bituje abagore rwose kugira ngo ibintu bizaze bikunda kugira ngo abagabo banyu donc mubane neza abagabo ntibakunda urusaku ushaka no kumukosora wa mukosora nyine ukunda ariko urusaku abagabo wapi kabisa ndabizi cyane cyane nkawe nyine nturukunda ariko n'abandi bagabo benshi okay ku ruhande twebwe rwacu ku ruhande rwacu cyangwa se uruhande rwanje je ubwanje je ukubwira ni ukuvuga ngo ikintu ca mbere mbona nkunda kugwamo cyane ni communication ni ukuvuga ngo hari amakuru amwe tutazadutangira igihe abagabo njyewe nza mbikora rimwe na rimwe ngasanga byambaye kubera ko mba ndi ku kazi ngira pose zibiri muri izo pose ugasanga si communicatinze mbaza umuntu wiri ute abana bameze gute noneho ugasanga iyo myanya yose irahaciye nta kintu wenda ndabikora pe ariko ntago ari buri gihe like za daily updates sina daily mbese kwa kundi uvuga ngo mvuye hangiye aha nkoze iki nyine nibyo bigucaho sometimes ikindi ni noneho ni communication mu buryo bwo gutanga amakuru hari ngiye nk'abantu babwira ngo bazabasura neza gutya bikama bihuruka umunsi wo gusura bikagera umunsi wo gusura gutya akaba ariko namambwira hasigaye nk'isaha 2 uzi ko barunaka batubwiye ko bazadusura noneho tekereza ikintu nk'ico umugore yakwipanga ate yabigenza ate kera muvuze ko abanzu yari amaze guteka kandi abantu baravuze ko bazaza muri lunch kandi babimenyesha mbere urumva communication kabisa aho ngaho iryo kosa disangiye n'abagabo benshi dukunze kurigwamo turisaba imbabazi bikunze kubaho cyane ndumva nibyo ngibyo ikiganiro tugikoze kugira ngo muri bino bibazo nyine ube wabashe kugira ikintu ukuramo bino bibazo tugiye tubazanya wagiye kugira ikintu amasomo ukuramo akagufasha ukisuzuma isuzume rwose n'ibintu byari bimeze neza ubwo ngubwo ndatekereza ko ari aho utaha mu bindi biganiro mukore subscribe like share comment mutubwire amakosa mugira amakosa abo mwashakanye babakorera yaba umugabo yaba ari umugore nyine dukomeze tuganira muri ubwo buryo rero naho butaha sawa